nukuvuga ngo ubundi Perezida Kagame n'inkotanyi ntabwo bakeneye, donc barashaka amabuye y'agaciro, barashaka ubukire, ariko abanyarwanda abanyekongo bari kubipfiramo, bari kuba victime. So ibyo Kagame ari gukora ntabwo ari ibyo akeneye. Aba bajenerali ngira ngo hariwo nk'uyu nguyu ngo ni kiwewe, mwaramubonye asirimba ibisirimba yateraga mu nsengero agasirimba we, ariko Imana neza tuyiciye amazi neza arasirimba ngarashaka ngo kugaragaza ngo rwose ngo yishimiye, urabyumva. Ariko kuba muri kuyitwaza mushaka kumanipulating abantu bigeze no ku rwego Amerika ifata umwanzi kavuga ati no way. Mesheje inama bababwira ko umuturage urambuka mu Bugande ngo bazamurasa. Imana igumugisha. Aya ni amakuru tugiye kuguhereza kandi afite ibimenyetso. Dushimira n'abanyarwanda bamaze gutinyuka baravuga batereka twiyunge mu by'ukuri ku biganiro bikorerwa ku Isano Media Africa. Ivan turakwiyunga aho dutangire tujye tusesengura dusasanura. Ugarega bino bikorwa by'urugomo hari abantu bagiye babizira batanakoze n'ibintu bya hatari nk'ibinkotanyi ziri gukora. Barabizira pe, bagira ikintu bita amaherezo mabi, ahabo haribagirana nkanswe bini inkotanyi ziri gukora no uveritoma. Batangiye batubeshya, speech zirahari. Ngira n'ubunye kumvishe Perezida Kagame avuga ko nta ngabo z'u Rwanda ziri muri Congo. Ariko ubu noneho mwarabyemeye ku mugaragaro. Perezida Kagame ajya i Washington asinya amasezerano we na Tshisekedi ndetse na Amerika. Yitwa muganga Nzito, akorera mu karere ka Nyamasheke, ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umutagu wari warabaswe n'itabi ugahita burundu kandi wabizi ko itabi ishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko, avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B. Hatanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Hatanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Hatanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose wabuhereremo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda. Igisubizo ni oya. Ugereranyije umutaguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Nta banga ribirimo, ariko ikibazo ni ibikorwa by'urugomo birimo bigwamo abana b'u Rwanda. Ni ibintu tugiye kugarukaho rero, reka ndeke kuba nabitinda. Kino kiganiro ndagira ngo ntumire abantu mwese muze, ushaka kunyomoza agenda ahita muhereza ibimenyetso by'abana barimo bakubitirwa ku mipaka, abandi bari kubasangwa mu mifuka mu tudeyi ari abapfu. Ibi ntago bikwiriye rwose. Inkotanyi nk'abantu bafashe igihugu cy'u Rwanda bavuga ko baje kugitabara mu buryo rwose abanyarwanda bari bizeye ko ari abacunguzi nk'uko verisiyo twagiye tuzihabwa. Murambabarira. Yes. Nuko rero nuko tugiye kuyinjiramo. Abawazarendo bo bakomeje kuba bakubita babaza cyane rubaya bamaze kuyinjira, ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwaje kuba bwakomwa mu nkokora. Aya makuru yuyamenye narababwiye ndongera ndababwira, ndabihanangiriza ndababwira ni bavandimwe banjye, nimutagenda gakeya isi iraza kumenya ibyanyu. Aya makuru rero mumbabarire tuyinjiremo tutarambiye abantu, tuyinjiremo tutagize ukurambira abantu. Ndagenda mbahereza ingero za hato na hato ziri guturuka ku bubanyi n'amahanga butari kugenda neza bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibihugu bituranyi. Ibi biri kugenda bizana umwuka mubi cyane ku rwego n'inteko ishinga amategeko y'igihugu cya Uganda. Mwumvishe ko rwose ngo umuntu umwe mu bantu rwose His Excellency Perezida Museveni Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yari yagira ikizere avuga ati reka ngukubitemo. Abashinzwe inteko ishinga amategeko bo baza kureba baregenzura neza, baravuga ati ariko musaza, hari akantu buryo ugomba kubanza ukamenya neza uyu muntu turaza kumuscreeninga turebe ibye, kuko mu kurebera kure igihugu cya Uganda harimo no kugira ngo
tunamenye neza aba bantu bakoranye na Perezida Kagame mu Rwanda, barangiza bajya bagera hano muri Uganda bakagira gute, bagashaka kwisiga indi sura, bikajya no ku rwego umuntu ahakana ko ari umunyarwanda, agatangira akatubeshya ngo ni umukanadiye, ngo akaba n'umunya-Uganda. Ibi bintu ko twamaze gucukumbura neza tukamenya ko uyu muntu ari umunyarwanda. Urumva ukuntu abanyarwanda dukomeje kudesova Perezida Museveni. Ngira ngo njye nigize mbwira abantu, wenda aka kantu reka tubari nako twinjiriramo, nigize mbwira abantu ndababwira nti mugomba kugenda gakeya mukitonda. His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni ni umuntu ushakira abanya-Uganda amahoro, ituze n'iterambere riramiye. Ariko iyo ubona abantu b'abanyarwanda bama bakomplaininga ikintu cyitwa abanyarwanda cyabaye abanyarwanda, umva hari n'abactiviste rwose bipanze akazi ko kuburana uburenganzira bw'abanyarwanda. Nge nabwiye abavandimwe twari turi kumwe, ndababwira no kubundi cyitwa abanyarwanda muri Uganda ubundi ni igiki, ko mbona abanyarwanda babaye abanyarwanda bishyira hejuru, ibintu byose byabaye intambara rwose, nibo bakeneye ubutabera bagira gute, uretse ko bagize amahirwe bakabona umuperezida ukunda abanyafurika muri rusange. Ariko mukamukomeje kumudesova. Ejo nari ndi kumwe muri live, nejo ndakeka nejo sibwo twari kumwe na Fande Robert, akomeza ku kintu gikomeye cyane cy'uburyo ki inkotanyi zagize gutya abantu zibakinga akadiye ku maso. Ubu abantu bazika inkotanyi arizo ngo zagize gute, ngo zafashe ngo igihugu, ngo zirarwana ibintu birakara. Ariko avuga ikintu nanjye nagize kumva, kandi abo bantu n'abantu baba barabaye mu gisirikare. Burya mujye mukurikira bano ba Fande ba Robert, bano ba Mupende, bano ba nyine bano ba Fande babanye mu gisirikare, akubwira amabanga neza y'inkotanyi, wayumva ukumva ni Imana y'ubwayo. Nubwo bakomeje kuyihakana, Imana yateruye igihugu gutya iragenda ibatereka mu ntoki, ariko kubera discipline nkeya birangiye n'ubundi bagiye kugira ikintu bita amaherezo mabi, bitewe no kutumva rwose. Umva abasibo barimbaga muri za campaign zabo RPF inkotanyi, ngo babonye yanyanje icikamo, babona inkingi y'umuriro, barya ibyo kurya byo mu ijuru, ariko baranga barinangira, bakabaga ngo nyemerera mana ngendane nawe mu butayu nta byiza bihaba. Iyo ukurikiye amateka bakubwira ko General Salimusare kabisa yararwanye bishoboka, yaritanze bishoboka, igihugu cy'u Rwanda abantu babizi barabizi, agishyira mu maboko y'iki y'u Rwanda. Ari nabyo Afande Mupende yavuze, aravuga ati bavandimwe, hari amateka cyane cyane by'umwihariko yabaye mu mezi abiri twataka urugamba. Abajenerali bakomeye cyane baguye kuri runo rugamba. Perezida Kagame ntabwo ashaka ko abantu bagira gute bayame aya mateka. Aba basirikare ntabwo bari guhabwa recognitions, ntabwo barimo bahabwa agaciro kabo. Perezida Kagame ntashaka ko intwari Fred Gisa Rwigema imenyekana nk'intwari ku buryo rwose ishobora no kubakirwa monima, sibyo rasiko babyita bino bishushanyo, ikabyubakirwa muri Kigali, abantu bakamenya ko hari intwari yabohoye u Rwanda Fred Gisa Rwigema. Ibi bintu bihatse iki? Icyo byari bihatse ni ukugira ngo intwari y'u Rwanda izaba imwe. Mwumvishe ko yatangiye no kuba intwari akiri muzima, kandi abantu bakora biriya bintu ngira ngo baba bari no kugira gute, baba bari no gusema, babyita gusemera umuntu, kumusemera. Banyarwandakazi dukwiye guhaguruka tukavugisha ukuri, kuko umuntu utibuka gutanga recognition ku bantu bitangiye igihugu cy'u Rwanda mu gihe inkotanyi zashakaga ubutegetsi, ibi bintu ni kimwe mu bintu bigiye gukoraho zino nkotanyi. Kuko kutumvikana kuri politike ngari cyane cyane yari yarasetinzwe na Fred Gisa Rwigema, Afande rwose twese twemera ko icyo yarwaniraga twamaje kumenya icyo ari cyo, ko ari gucyura impunzi. Ari niyo mpamvu agiraga amadira agiye atandukanye n'umwami Kigeli, akagira amadira atandukanye na Perezida Museveni, akagira amadira atandukanye donc yakoraga icyo bita diplomasi yagutse. Ariko bene wabo barangije baramugambanira, kuko bari bamaze kubona neza na neza ko umurongo we mugari atari wo murongo bundi bo bashaka.
ari nabyo mukomeje kubona mu Rwanda. Umuresikape nta gaciro afite, uravuga ibyo leta idashaka bakakwica, wavuga ibyo leta idashaka bakakugira gute, bakaguhungeta. Abandi babaye impunzi mu by'ukuri, kandi murabizi ko umurongo mugari wa mbere w'inkotanyi byitwaga ngo gucyura impunzi. Aba bantu rero bakomeje gutenguha nyakubahwa Perezida Museveni warwanya ibishoboka byose ngo babone igihugu, bakomeje kumutenguha. Ubwo simvuze uburyo bari gutenguha igihugu cy'Ububirigi, nkabonye ko batangiye no kujya babita ngo nibajye mu kuzimu bagira gute. Mbese ni abantu badafite recognitions. Abanyarwanda dukwiye guhaguruka tukarwanya ikintu cyose cy'imiyoborere ishobora kuzatuma u Rwanda rwongera kwisanga mu kaga gakomeye cyane k'ubwicanyi bwabaye mu Rwanda guhera muri 90 ukaza ukagera muri 94 mu kwezi kwa 4. Ibi bintu ntabwo bikwiriye. Abanyarwanda tukanga kandi tukarwanya bishoboka jenoside yakorewe abatutsi muri 94 Mata. Ibi bintu byose imyitwarire yose ya leta iyo ari yo yose, nta no kwirirwa tuvuga ngo ibiki n'ibiki. Leta iyo ari yo yose ifite imyitwarire ivangura abanyarwanda, ikandamiza abanyarwanda, itera akajagari n'umutekano muke mu karere, kandi ku nyungu z'umutegetsi utegetse igihugu kugira ngo yigwizeho imbaraga, ejo bundi birangira atagize gute, adashaka kuva ku butegetsi. Ibi byose abanyarwanda duhaguruke tubyange. Umutegetsi wumva azategeka ngo runaka yambutse umupaka nk'ibi ngibi ni mu murasi, umutegetsi uzategeka ngo runaka ari kuvuga ibintu bitagendanye n'umurongo ngo twihaye abanyarwanda ngo abanyarwanda tugenda uko tubaho, ariko nukubaho si ugupfa. Ibi bintu ntabwo ari byo. Rero afande His Excellency Museveni muri kumutenguha rwose, muri kumutenguha kabisa. Byagezeho yemera n'aba banyarwanda, arababwira ati okay sava, urabona ko batangiye no kubahereza imyanya muri government, ariko biteye ubwoba kuba inteko ishinga amategeko ya screeninze umwe mu bo bari bizeye ngo bamuhaye umwanya bagasanga afite ubwene gihugu bw'u Rwanda. Ibyo byose ni ikibazo pe. Nyine ni ikibazo ko abanyarwanda dutangiye kujya tubikibaza ahantu hose, turi guteza umutekano muke, turi guteza akajagari, nitwe turyanisha abantu, nitwe twirirwa tugambanira bitewe na kantu kanyu mwazanye kandi kaje ejo bundi ngo umuntu ngo nabijisho rya mugenzi we. Ibi bintu bimarishije abantu mu gihugu cy'u Rwanda. Leta ya FPR inkotanyi nibireke, kuko nitabireka bino bintu birashyira iherezo rwose ku ngoma ya FPR inkotanyi pe. Ndakubwiza ukuri, nta muntu wigize ufata Imana ngayifate nk'akantu koroshye nk'uko tubibona Batito Rutaremara babivuga, ukuntu Perezida Kagame abivuga, ukuntu Bizimana abivuga, ukuntu hari ibintu byagiye bifata indi ntera ndende ngagira amahoro. Nta muntu ufashe ikiremwa muntu ngagitesha agaciro ku rwego rw'abantu bapfuye mu Rwanda guhera muri 90 na n'ubu bagipfa. Ibyo bintu byose ntibimwigishe, ariko agakomeza akica abantu, akajya muri Congo akica abantu. Ibi bintu wanemera koko nimba ukunda abanyarwanda nk'uko inkotanyi zibivuga. Uyu mugabo witwa Kiwewe Christian ni umumajoro Tshisekedi yizeye. Ni urutonde runini cyane rwavuzwe, ntabwo ndi bubitindeho bino, ariko ni urutonde runini rwavuzwe ukurikije uko inkiko zagiye zibashyira ku murongo. N'abasirikare benshi, ariko reka tugaruke kuwitwa Kiwewe Christian na John Numbi. Uyu John Numbi ni ukuvuga ngo yasaga nkaho ari ufite ikintu cyitwa donc target cyangwa se mission yo kwica Perezida Tshisekedi. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo uyu mutipe, uyu mujenerali witwa ngo Numbi, ni ukuvuga ngo we niwe amakuru yose, information zose izanyuragaho dukurikije amakuru dukura ku mirongo y'imbere y'urugamba, ndetse dukurikije n'amakuru dukura mu butasi. Aba bagabo ko ari babiri badashima bavandimwe. Iyi mbatani nyembategeke yaje muri kano karere ikomeje kwica abantu ibazamiya, hatabayeho kureba kure bizaba ibibazo bikomeye. Muraza kwisanga abantu benshi batangiye kuvuga bati byanga byakunda intambara y'akarere y'abantu bayitege. So muri screening rero y'aba bagabo, gutangira gahunda yo kuberekana mu nkiko n'iki byose bandika imyirondoro yabo, bano bagabo
baje kugaragarwaho ikintu gikomeye cyane kijyanye n'intwaro nyinshi, amasasu menshi. Urumva bivuze ngo aba bagabo kubizera byatangiye kuba suspected uhereye mu mwaka w'ibihumbi 2025. Batangira kubakeka bavuga bati inama yakorwa ugasanga perezida akeneye nk'uyu nguyu witwa ngo ni Chiwewe Christian, ariko ugasanga ngo aje, ayo ni amakuru ari ku mihanda, ugasanga ngo aje akererewe. Wari urihe? None ngo perezida Facibeto atangira kumukeka, atangira kwa kuni nyine kubyanga byakunda mu miyoborere y'ibihugu haba icyo bita ubutasi. Atangira kumukeka, ngatangira kujya agira gute amwoherezaho abantu bagomba kumenya ibye steps ziwe zose. Baza gusanga uyu Chiwewe afitanye isano n'izi ngabo zagiye ziritagurirwa, aba banyekongo bagiye baritagurirwa muri zino nce za Masisi, urabyumva, za Rucuru na hano za Rubaye. Ndetse ngo aperereje neza asanga uyu mugabo n'umwe mu bajenerali kandi yizeye, agera naho amushinga kuba umujenerali uhagarariye abandi. Ibi ni ibindi, ibi ni icyubahiro kidasanzwe cyakabaye gituma umuntu wari wese anyurwa, akavuga ngo reka nyurwe rwose, ikimana inkoze irakinkoze. Aribyo byibumubona uyu mwuka wo kutanyurwa w'abantu basirikare b'u Rwanda, izi nkotanyi Imana yahaye igihugu, ariko kukimaintaininga bikaba bibananiye. Iyi ni ideology ituruka mu Rwanda. Hano tubyumvikane neza rwose, tubyumvikane neza bantu bangiye basangira ngendo. Uyu mujenerali yakoze ubugambanyi bukomeye cyane afatanyije n'uwo witwa ngo ni John Numbi, bagambanira abasirikare. Uru rugamba nibyo nashatse kubabwira abavandimwe basangira ngendo, nibyo nababwiye ngo uru rugamba rwananije cyane cyane by'umwihariko bano basirikare ba wazarendo, kubera iki kintu cy'ubugambanyi bwakozwe n'aba bajenerali bakuru mu gisirikare cya Congo. Bananiwe kunyurwa n'iby'Imana yabagize, bananiwe kunyurwa n'ikizere ubutegetsi bwa Congo bwabagiriye. Barangije bazana ikintu bita inda nini no kumva ko bazikubira, bakorana n'inkotanyi, batangira kugambanira iki abanyekongo. Bavandi, birababaje, biteye agahinda. Iyo urebye abana bo muri Congo batikiriye mu ibi bintu cyane cyane bituruka kuri buno bugambanyi, ukabona Mana yo mwijuru we, urugamba ruragenda ruba urugamba ruragorana, bigira ku rwego General Mutayomba avuga ati muzi n'ibindi. Bavandi, reka turekure tugende, uko byende kose ukuri kuzamenyekana. Sasa nyuma nibwo haje kubaho iperereza, kuko Perezida Tshisekedi yari yatangiye kugira gute gususpectinga bano bagabo, abashyiraho ingenza hamwe na bano bagabo bano bo muri wazarendo ndetse n'abandi bizerwa bo mu gisirikare cya FRDC. Bakora ikintu bita enquête niki, iperereza ryimbitse bitonze. Baza gusangana bano bagabo imbunda n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye, ndetse n'ubujura bukomeye cyane bw'aya mabuye y'agaciro. Ariyo mpamvu rero abanyarwandakazi, bakongomanikazi, barundikazi, bagandekazi, batanzaniyakazi, iki gihugu cya Congo cyahuye n'uruhurirane rw'abishakira inyungu, birangira n'ibibazo bikomeye cyane. Sasa rero bavandimwe, ngira ngo ni impamvu abajenerali bo binjijwe mu nkiko, ibintu byabaye ibintu byakaze. Amakuru ahari nuko ngo ibimenyetso byamaze no gukusanywa, ejo bundi bagiye gutangira kuburanishwa. Amakuru yandahari, aba bajenerali ngira ngo hariwo nk'uyu nguyu ngo ni Chiwewe, mwaramubonye sirimba ibisirimba yateraga mu nsengero, agasirimba we. Ariko Imana neza tuyiciye amazi neza, arasirimba ngarashaka ngo kugaragaza ngo ko rwose ngo yishimiye Imana. Ndetse amakuru aguha ko ngari n'umwe wigize kuvuga ngo ye mu bantu bose nzubaha, ngomba kugendana nabo, ntashobora no kuzadesova ngo mbagambanire. Uwa mbere cyangwa ikintu cya mbere ngomba kutazadesova ni Imana yo mu ijuru, Imana rurema. Iri tangazo ryo ndaritanze. Icya kabiri, uwitwa Son Excellence Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chirombo ndumwe mu bantu batazoshobora ngo mirahire ngira kayihayiho ko kumugambanira. Ewana wasangaga ari indirimbo ihora, ariko se ni mubazi n'inkotanyi zigendera, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo urabikora nka kwihorera. Imana yarabihoreye,
yarabaretse iravuga ngo reka mbagire gute mbategereze gake cyane ubundi nzabakubita ahababaza umunsi umwe kuko ijambo ry'Imana yakubwira ngo byose nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Iki kintu abantu mukimenye, hari igihe Imana izagira gutya ibi bintu byose aya mabara n'ubu bwicanyi n'aya maraso mukaba, ariko dore ikibazo kiba kirimo nuko bitagaruka bano ahubwo n'urubyaro rwanyu. Ariyo mpamvu cyane cyane urubyiruko dukwiye kwitandukanya n'uyu mwuka mubi uri guteza ubwicanyi mu karere. Umuntu wese ubizana yitwaza ngo abatutsi babaye abatutsi. Cyakora ngenda shima urubyiruko rwahagurutse, rwamaze kumenya ko burya abatutsi donc guturuka mu batutsi nkuko waturuka n'ahandi mu bwoko bugiye butandukanye, ariko ntago ari ikintu cyo kurisha rwose ngo wumve kuzajya urisha umututsi yararenganye. Ese umututsi ntarengana ngo birangire? Ndabaza, umututsi ntabwo arengana ngo bive mu nzira nyine, ubundi bive mu nzira abantu bamenye ko atakirengana, ahubwo ikigenderewe ari ukubaka akarere n'abanyarwanda n'abanyafurika muri rusange. Kubiririmba inshuro nyinshi no kubyitwaza bwacyo ukaza ukica umututsi, kandi noneho ukica umuresikapi, ukongera wajyariye ukabiririmba ukabyitwaza bwacyo ukongera ukica undi. Ngira ngo mwateze amatwi iriya mpuguke ya politike cyane cyane kunda kugira inama, n'umujyanama muri politike Von Batten, aho yaganiraga na opposition ndetse n'indi miryango yo muri societe civile, aho yababwiraga akababwira ati Perezida Kagame we twaramumenye, turamuzi ko ari umuntu ugenda arira ahantu hose ageze, ariko Perezida Kagame ko ari kugenda asuzugurika koko. Banyarwanda, ibi bintu ibi abantu bari hafi ya Perezida Kagame kuki batamugiriye inama? Ibintu biteye agahinda. Uyu murongo w'inkotanyi usebeje igihugu cy'u Rwanda, ariko ndabasabye ndabinginze pe, jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yo yarabaye, n'uwihakana akavuga ko itabaye uwo muntu no kumufunga n'ubwende. Noneho nge mbabwiza ukuri, ifite ikibazo cyo mu mutwe muzamukorere therapy, kuko n'abari abana, urubyiruko rubizi ko jenoside yabaye, abatutsi bapfuye, ibintu birazwi, urabyumva. Ariko kuba muri kuyitwaza mushaka kumanipulating abantu, bigeze no ku rwego Amerika ifata umwanzi kavuga ati no way. Ahangaha ntangariza abantu bakurikiranye bino biganiro byacu ko byanga byakunda. Iki kiganiro cya Von Batten Amerika irakizi, Trump arakizi, byanga byo mwicare mubizi, ntabwo ari ibintu byo kuvanga ibiki n'ibiki. Uyu ni impuguke mu kugira inama cyane cyane amareta mu bijyanye na politike, kuko donc yafashije ibihugu bikomeye cyane kandi bigiye bitandukanye. Murabona Congo kiri kugenda yameriyora ikijyanye n'ubutasi. Congo iri abaturage ubwo nako gahise kaziramo, abaturage batangiye kwimenya cyangwa kwisobanukirwa. Nibwo mbivuze neza, abaturage batangiye kwisobanukirwa kugera ku rwego ejo bundi ngira ngo mwumvishe icyari cyateguwe kijyanye ngo na opposition, bano ba Moise Katumbi ndetse n'abano ba Marite Fayulu, ngo bavuga ngo umujyi ngo Kinshasa ngo bagiye ngo kubona ngo la ville morte. Donc ibyo bintu byirirwa bisirikira ahantu hose, ngira ngo mwarabibonye. Ariko abanyekongo kugira ngo urebe icyerekezo, bamaze gusobanukirwa neza ko ubundi icy'ingenzi ari uko bamenye icyo bashaka kurusha uko kumva ngo bariruka ngo bararwanya perezida, ngo perezida ngo ntago agomba guhindura itegeko nshinga, kandi koko burya itegeko nshinga ubundi yakabaye rihinduka. Ariko hari impamvu, nkuko mubizi mu minsi yashize no mu Rwanda byabayeho. Nagira ngo nkubwire umunyekongo, nshimira n'abanyamurenge biyemeje guhagarara bakavuga bati twebwe turabanyamurenge, iby'ubututsi ni ibintu biri aho ngaho, ntago ari ibintu byahatari. Ubuhutu bwo nta kibazo, ahubwo abatutsi nibo babaye abatutsi. Ariko aba bantu bazana ibintu by'ubututsi nibo ubwabo bigize gukurura abanyamurenge babavana za Masisi, urabyumva neza. Barangije babajyana mu nkambi hano mu Rwanda, urumva bagira gute abanyamurenge bagira bavuga ese abantu batuzanye muri iyi nkambi, ese ko tubona ubuzima butameze neza, ko tubona bene wacu n'ubundi bakomeje kugira ibibazo bikomeye cyane, kubera iki
abantu batatureka ngo dutaye batangira kugira gute kwivovota no gusakuza bavuga bati se ibyo bintu ngo bimenyekanye bivugwa ko ngo bano basirikare ba RDF bagize gutya babamishaho urusasu ngo rukomeye cyane intambara ngo zirarota abanyamurenge baricwa none ibi bintu byose byagiye bituma abanyamurenge basobanukirwa ese inkotanyi ziradukunda buriya cyangwa ni icyuka bagenda bisobanukirwa none bagenda batangira kugenda baganiriza bene wabo urumva ro byanga byakunda muri murenge ino za Masisi za Nord Kivu Sud Kivu hano za Rubaya za Goma bose bamaze gusobanukirwa ubundi iyi mvugo ngo umututsi iri ngombwa mu burasirazuba bwa Congo ese iri ngombwa ubundi muri Congo ese ubundi iyi mvugo ngo umututsi iri donc abanyafrika turacyayikeneye ese akarere u Burundi u Rwanda Congo Uganda ho ntabye by'abatutsi barahari cyane cyane kandi abantu bafite inkomoko mu Rwanda nibo bateza akajagari kaya moko uzumve bajya banabiririmba no kuri TikTok ngo abatutsi ni beza donc ni beza ntawo rwose uretse ko nyine ngira ngo bakurikira channel yitwa Murava TV show ngira ngo hari ikiganiro cyanyuzeho abakibonye mwakibonye tugaruka kuri aya mateka y'abantu bavuga ngo abatutsi babaye abatutsi iyo channel inyuraho amateka cyane mujye muyikurikirana amateka y'u Rwanda ariko igamije cyane cyane gusesengura ukuri ku mateka y'u Rwanda noneho mugende muyigoberere mujye muyikurikira muzajya mumenyeraho byinshi dushimira n'abantu bamaze kwiyandikishaho noneho bano banyamurenge baje gusobanukirwa neza ikibazo gihari ubundi ni iki ikibazo gihari ni abatutsi bishoboka ko ushobora kuba ufite amamuko mu Burundi barakwitaga umututsi ushobora kuba ufite amamuko mu Rwanda barakwitaga umututsi ibyo ntacyo bitwaye ariko urumva kuri bugere no muri Kongo ukajya kurisha ibyo bintu byawe ngo n'ubututsi ibyo ni ibintu bishaje rwose iyi turufu perezida Kagame azayirambike hasi birarura nimba ari kwibuka jenoside yakorewe abatutsi igihe cyabyo kijye kiba abatutsi bibukwe ariko izi mvugo zibiburwango birarura ibi birura nibyo byatumye aba activiste batangira gutekereza ariko si wamugani ariko ubundi bino bintu abantu bazabibamo kugeza ryari abatutsi barishwe muri jenoside yakorewe abatutsi baricwa pe ndetse bicurwa gashinyaguro ariko biri ngombwa ko dukomeza kuba mu iki kigare cyo kumva perezida Kagame ari byo binarisha ahantu hose ageze bikarangira twibagiye ko hari n'abahutu bishwe n'inkotanyi from starting ndetse n'abatutsi bagiye bicwa n'inkotanyi from starting up to now ibi bintu biza gutera ikibazo gikomeye cyane abanyarwanda batangira guhaguruka uvuze bakamwica wavuga uri umurescape bakakwica batakwica bakagufunga wavuga uri mu general wakoranye na perezida Kagame bakaraguhungeta ni batagufunga ngo usaziremo so ibi bintu rero byakomeje kuba birebire bigira ku rwego abanyamurenge bisobanukirwa bavuga no enough is enough babandi mwumva bakomeje kugenda bateza akajagari ni babandi biti bifobagane byanga bikunda rwose pe akarere kadahaguruka iki kintu kitwa manipulation kituruka mu Rwanda cyayogoje amahanga yose n'akarere kose bantu ba robiste perezida Kagame ahagurutsa kirukansa hirya no hino birwa baririmba ngo abatutsi jenoside byagize gute ibi bintu ibi namahanga nadahaguruka nago bizacika ndakubwiza ukuri nadahaguruka nago bizacika reka twikomereze dushimire rero abanyamurenge bisobanukiwe dushimira abanyekongo bisobanukiwe mu kintu bari bateguye bazi neza rwose ko ngo imyigaragambyo urumva byanga bikunda inkotanyi zibiri inyuma bazi neza ko ngo imyigaragambyo igiye kuba rwose ngo Biragayitse ikaba morte abakongomani baje kugaragara mu mihanda bameze neza cyane bari kubyina bavuga bati ewana faci beto wacu we uyu numwe mu bantu bashobora kuzaba batugeza ahantu hazima numwe mu bantu bashobora kuba bazagira ukugena hazaza ha Kongo ibyo kuvuga ngo ingingo ngo guhindura ngo ingingo ngo itegeko nshinga byo ntago ari byo abakongomani tunyotewe ahubwo ikintu tunyotewe ni umutegetsi ureba neza akabona ko Kongo yagambaniwe kandi irimo igambanirwa n'abanyekongo ubwacu bakiyunga ku bisambo bituruka mu bindi bihugu bagashaka kugambanira Kongo yacu ngo ijye hasi ndanabwira abarundi ndabizi neza ko hari abarundi bakurikira bino biganiro byacu ku Isano Media Africa abarundi ni murebe kure
mucunge cyane ibintu mwaboneye muri kibira hariya byiriya minara y'aba bantu ntabwo ari birangiriye aho. ngira ngo majye mubona tuntu imiriro ibintu by'inkongi ibintu bidasobanutse ukuntu baravuga ngo umunyarwanda yavuze ngo impamvu inganururo. Mu by'ukuri ari abakongomani turabashimira cyane ko bakomeje kumenya icyo bashaka. Ubundi hari ibintu bibiri by'ingenzi, hari ikintu uba ushaka wowe ariko hari n'ikintu ukeneye. Ubu tuvugana abakongomani ntabwo donc ese ikintu ushaka bwo niki? Ikintu ushaka ni ikintu uvuga ati giye rero ndumva nshaka imodoka ya limuzine, ariko umuntu yakwitegereza akabona mu by'ukuri na Range Rover ntago yifite. Ubundi se wakwiguriye Range Rover cyangwa ukigurira niyo VWT kuki wumva ko wagura limuzine? Ibyo ni ibyo ushaka, kuko rimwe na rimwe ikintu ushaka hari igihe kiba kitagendanye n'ibyo ukeneye. Ari wahandi haza ngo luxury goods, donc urashaka imitungo, urashaka ubutunzi rimwe na rimwe utexpectinga cyangwa se utarukeneye. None ibyo ukeneye ni bya bintu uvuga ati byanga byakunda, yewe mfite inzu ariko nkeneye kuyisiga irangi, mfite igihugu kirimo abaturage Imana irakimpaye, ariko kino gihugu cyanjye nkeneye no kugishyiramo imihanda n'amazu meza kugira ngo kino gihugu girusheho gutera imbere. Nukuvuga ngo ubundi Perezida Kagame n'inkotanyi ntabwo bakeneye, donc barashaka amabuye y'agaciro, barashaka ubukire, ariko abanyarwanda abanyekongo bari kubipfiramo, bari kuba victime. So ibyo Kagame ari gukora ntabwo ari ibyo akeneye. Yego ntabwo ari ibyo akeneye, bivuze ngo ari gukora ibyo ashaka ariko ntabwo ari ibyo akeneye we nkawe tukanamureba mu isura ngari y'abanyarwanda bamutoye. So abakongomani mwamenye icyo mukeneye, kudo chapeau, Imana mwijuru bamugisha, kandi mukomeze murebe izi ndiririzi, izi nyamabi mukomeze muzirebe, kandi no muri diaspora mwese mukomeze munekaneke bano bantu bareke kugira gute gusubiza inyuma ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'amahoro arambye yo mu karere.